hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hagize Richard Kandt, turanabizi ko ari fondateri w'umujyi wa Kigali. Ya Kandt ni hano rero yabaga yaragendaga akora research ziwe ku ruhande ariko agataha amahanga. So ahangaha rero nahantu h'amateka. Nyuma y'ibyo hanasumuye imisa ya mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Hambukiye umuzungu Musenyi Hart ageze hano icyo gihe nta bintu gisegero byari biriho, ahita asomera misa ahangaha turi, bahita banahashyira uyu mugano nk'ikimenyetso cy'amateka yuko ari wasomera misa bwa mbere. Bajya baza ari n'abaturuka hariya Cyangugu kuri diyoseze ya Cyangugu, bakaza bakajya hano bagasenga, bagafata nk'amasaha abiri yo gusenga bakongera bagataha. Yabaraza cyane bafata nk'ahantu hatagatifu, cyane no ku bijyanye n'uduhagarariye n'udukuriye ari nyir'ubutaka. Cyane dukeneye connection ku bantu bo hejuru, ari nk'ibitamenyekana biba birahangaha, ugasanga ntibimenyekanye, wenda bashobora kuza kutureba bari abantu batandukanye. Hano hari amateka, bagerageza kujya badusura bakatureba, tukanasaba n'ubuyobozi buri hafi yacu twebwe kudufasha kurinda umutekano, kuko hari nk'abaturuka hanze bameze nk'abaje gusagarira ibirimo, ariko iyo turinze umutekano tuba dusigasiye n'amateka. Magingaya hari amashyamba, hakaba n'inyamaswa zino zisanzwe, ari inkende, ari n'inzoka nazo zirahaboneka rimwe na rimwe, n'inyamaswa zitwingiye gutwata inyamaswa duto, kuko hari n'ishyamba rya kimeza rihari. Icyo mbona hano nuko hakorerwa ibintu by'ingira mu akamaro, hakarika kuba igihuru, mbega hagatunganywa neza, hakagira umumaro, kuko natwe ba mukerarugendo bagiye baza aha byadufasha, twahaboneramo inyungu n'igihugu kikaboneramo inyungu, kera nabyo bizagerwaho. Kuko mu gihe cyose bagiye bavuga ngo umuhanda tugasaba imihanda, bagasaba imihanda, none dore bari kubishyira mu bikorwa. Naha rero hari igihe bazabishyira mu bikorwa, ibyo bateganya bikazahajya bigira umumaro, byagira umumaro bikaba ari byo bihajya, noneho abantu bakagubwa neza. Amateka yaho ni amateka akomeye cyane tutagomba gusiga inyuma. Murumva kiriya gice cya Shangi kirimo amateka ashingiye ku iyobokamana. Ni ahantu rero abantu banashora imari mu bukerarugendo bushingiye ku iyobokamana. Noneho umuntu yanabihuza n'aya mateka ajyanye n'urugamba rwo kwagura igihugu, amateka y'aba bami barwanye intambara zikomeye, ari Ruganzu, ari na Kigeli wa kane Rwabugiri, barwanye izi ntambara zikomeye zo kwagura igihugu. Ari nayo mpamvu mwumvise ahangaha hari ayo mateka. Rwose turi gukorana, ari ayo iyobokamana, turi gukorana na Kiliziya n'ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika kugira ngo tuyabungabunge, kandi ahubwo tunabyaza umusaruro, kuko nubwo bukerarugendo bwahakorerwa. Kubihuza rero murumva ko bizoroha, kandi buriya n'uriya muhanda ndi kubabwira uri muri mu mbarutso zizadufasha kugira ngo ibyo bikorwa byihute byo kuhabyaza umusaruro.